buri mwaka cyangwa se buri gihe urubuga rwa YouTube rusohora amafaranga menshi, amamiliyaridi menshi ruhemba abantu bakoresha social media. Cyatse kuvuga ko abahembwa ayo mafaranga atari ba abantu bareba ibintu, ahubwo ari ba bantu babustinze cyangwa se biyandikishije kubona notification, biyandikishije ku mbuga nkoranyambaga bazajya bakora amavideo bagahembwa n'amafaranga n'urubuga rwa YouTube cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga. Hari abakoresha social media nka Instagram, TikTok ndetse na Facebook ndetse na YouTube. Biratangaje ko aka kanya wakumva ko umuntu ahembwa amafaranga menshi, ahembwa nka miliyoni 40 ku kwezi bitewe n'imbuga nkoranyambaga akoresha. Ntushobora kwiyumvisha ko umuntu ashobora kubona amafaranga menshi muri ubwo buryo. Biratangaje ko hari abantu benshi babona amafaranga mu buryo utateguye. Aka kanya nje kugira ngo ngeze umuntu wa mbere uhembwa amafaranga menshi kuri YouTube, uhembwa amafaranga menshi atabarwa. Bigufata iminota mikeya cyane kugira ngo ugeze ku cyo bita social media. Mu gihe ugeze kuri social media wihutira kujya kureba urugero abantu video ba postinze. Ibyo nibyo kuko mu gihe ugiye kureba video z'umuntu ni mu gihe wiyandikishije mu banyamuryango YouTube izajya ihemba, yahawe notification z'uko azajya ahembwa na YouTube. Abantu benshi kuri no si bahembwa n'imbuga nkoranyambaga, bahembwa na social media. Mu gihe wowe ujya kureba ibintu abantu ba postinze cyangwa se ba postinze, aba ari imfashanyo ikomeye cyane. Bifasha mu bintu byinshi cyane mu gihe umuntu wagiye kureba video ziwe.